Tariki ebyiri z'ukwa cyenda ni ukwezi kutazibagirana, ni itariki itazibagirana, ni itariki itazibagirana ku muryango wa Jay Polly. Umuryango wa Jay Polly wibutse imyaka 4 ishize uyu mugabo yitabye Imana. Uyu mugabo yari umuhanzi wa hip hop, yaririmbye indirimbo nyinshi cyane zitandukanye. Turagaruka hanze tugaruke kuri Cardi B nyuma yo gutsinda urubanza kubera ko yari yashinze inzara umusekirite. Ku gicamunsi cyo kuwa kabiri Nzeri 2025 abagize umuryango wa Jay Polly basuye imva ye baramwunamira mu rwego rwo kuzirikana imyaka 4 ishize uyu muraperi yitabye Imana. Iki gikorwa cyitabiriwe n'abo mu muryango w'uyu muraperi barimo abana be, ababyeyi babo ndetse na murumuna we bari baramufunganye witwa Fisi. Ndaza kubisubiramo neza. Iki gikorwa cyitabiriwe n'abo mu muryango w'uyu muraperi barimo abana n'ababyeyi babo. Murumuna we bari bafunganye witwa Fisi, mukuru we Uwera Jean Maurice n'umuryango we ndetse n'inshuti ze zirimo JC na Beastie n'abandi banyuranye. Uyu muraperi yitabye Imana kuwa kabiri Nzeri mwaka 2021. Yabonye izuba kuwa gatanu Nyakanga mwaka 1988. Yabonye izuba ku tariki 5 Nyakanga mwaka 1998. Inshuro nyinshi twaganiriye n'uyu muraperi yavugaga ko urukundo rwa muzika by'umwihariko hip hop yarukomoraga kuri mukuru we yakuze yumva ariyo njyana yumva ndetse akayikunda. Amashuri ye abanza yayize mu kigo cya Kinuga, mu gihe ayisumbuye yayize mu ishuri rya ESI kiherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, aho yize ibijyanye n'ubukorikori ndetse akaba yarasanzwe ari umuhanga mu bijyanye no gushushanya. Inganzo ya Jay Polly ikomoka mu muryango we kuko nyina umubyara yari umuririmbyi ukomeye muri korali Hoziyana yo muri ADPR Nyarugenge. Iyi yubatse amateka mu muziki n'indirimbo zihimbaza Imana kuva mu bihe bya kera. Ubushake bwo kuririmba Jay Polly yabugaragaje bwa mbere ahagana mu mwaka 2002 ubwo yatangiraga kwinjira mu muziki. Biba karusho mu mwaka wakurikiyeho ubwo yahuraga na Green P mu ishuri rya ESI mu mujyi hariya nk'uko nabivuze. Batangira gukorana indirimbo zitandukanye. Impano ya Jay yakomeje gututumba kugera mu mwaka 2004 ubwo yafatanyaga na Green P ndetse n'abandi barimo Perigi mu gukora itsinda ryiswe G5. Bose hamwe bari 5. Hadaciye kabiri aba basore binjiye muri studio ya TFP bahakorera indirimbo yabo ya mbere yiswe Nakupenda, iririmbwe mu Kinyarwanda ndetse n'Igiswahili. Muri Kamena uwo mwaka bakoze iyitwa Ngwino, ariko ibyiri tsinda biza kuzamba nyuma y'igihe gito. Jay Polly na Green P bimukira muri studio ya ONAB ya Lick ari nawe wabahuje na Bulldog, baheraho bashinga itsinda rya Tuff Gang. Hadaciye kabiri Tuff Gang yaje kubona amaboko mashya nyuma yo kwakira Fireman ndetse na P-Fla. Icyo gihe iri tsinda ryatangiye gukora indirimbo ndetse byigarurira imitima ya benshi binyuze mu bihangano birimo Kwicuma, Sigaho, Umenye ko, Target, Ku mutwe n'izindi ndirimbo nyinshi cyane ziri mu njyana ya hip hop. Ngira ngo indirimbo yitwa Kwicuma murayizi, reka nyibaririmbire mwumve. Ni hatari, nzayibaririmbira rwose. Itsinda rya Tuff Gang ryaje gucika imbaraga nyuma yuko abari barigize batangiye kunanirwa kumvikana ku ngingo zitandukanye, bitumwa bamwe muri bo batangira gukora indirimbo ari bonyine. Ariko nubwo byagenze gutyo na Jay Polly nawe yatangiye gukora wenyine. Uyu mugabo wari uzwiho kwandika imirongo isaba ubushishozi mu kuyisobanukirwa yatangiye kubaka izina ku giti cye binyuze mu ndirimbo zakunzwe cyane zirimo nka Defade, Ndacyariho Ndahumeka,
Akanyarirajisho n'izindi zabiciye kuri radiyo zo mu Rwanda ndetse n'izo mu mahanga. Muri ibyo bihe byabo iki gikundiro nicyo cyahuruje abafana ku munsi wa nyuma w'irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar ryabaye mu mwaka w'2011 rikaza kwegukanwa na Tom Close, ariko abafana ba Jay Polly bikabanga mu nda bagatongana bakavuga ngo oya, ntabwo Tom Close ari wari ukwiye rwose iri rushanwa rya Primus Guma Guma Superstar. Biza kugera ubwo bafata amabuye bayatera ku rubyiniro abangamira abatangaga iki gikombe cya Primus Guma Guma, ndetse bakomeza kuvuga ko umwami wa hip hop ari Jay Polly ariwe ukwiye iki gihembo cya Primus Guma Guma. Nyuma yo guhatana ubutaruhuka, Jay Polly yaje kwegukana igihembo cya Primus Guma Guma Superstar mu mwaka w'2014, ahabwa miliyoni 24 z'amafaranga zakomeje kumufasha mu rugendo rwe rwa muzika. Bakunze basoma Rwanda TV, ikiganiro nimenya byinshi ni ikiganiro mugezweho na Steven Rwanda. Nkuko natangiye mbibabwira, ngira ngo murabizi hari umuraperi witwa Cardi B. Uyu ni umuraperi w'umuhanga cyane. Cardi B yatsinze urubanza yaregwagamo aregwa ashinjwa kuba yarateye inzara umusekirite. Urukiko rwo mu mujyi wa Los Angeles rwagize umwere umuhanzi Cardi B ku cyaha cyo gushinga inzara umusekirite. Mu kirego yasabwagamo miliyoni 24 z'idolari, arenga miliyari 34 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu musekirite witwa Eman Ellis yari yavuze ko uyu muraperi wo muri Amerika yamuteye inzara ku musaya akoresheje urwara rwa centimetero zigera muri 7. Ni umuraperi rwose ufite urwara rurerure cyane ku isi, ndetse akanamucira amacandwe hanze y'ibiro by'umuganga w'umubyaza mu mwaka w'2018. Cardi B icyo gihe yakoze ibi yari atwite inda y'amezi 4, ariko bitarajya hanze, ndetse ni nacyo cyatumye uyu musekirite amufotora ashaka gushyira hanze amakuru ye. Ubwo yari imbere y'urukiko, Cardi B yavuze ko uyu musekirite yamukurikiye akamufata amashusho kuri telefone, kandi ko bitari ngombwa kumuha umwanya cyangwa se gutuma ashyira hanze ibijyanye n'ubuzima bwe bwite. Ellis gusa we yavuze ko uyu mugabo Ellis ni umusekirite wari muburana na Cardi B. We yavuze ko ibyabaye byamuteye guhahamuka. Inteko y'abacamanza yafashe isaha imwe gusa kugira ngo ikureho Cardi B ibirego byo gukubita no gukomeretsa ndetse no gutera nkana akababaro uyu musekirite. Uyu musekirite ku marangamutima ye ntabwo yishimiye kuba Cardi B yaba yakurwaho icyaha nk'iki ngiki. Cardi B ubwo yaganiraga n'abanyamakuru nyuma y'iki cyemezo yavuze ko akora cyane, ashakira neza abana be n'umuryango we, bityo abantu bashobora kumurega bamuziza ubusa, ndetse bifuza ko bamukuraho amafaranga, cyane ko akayabo kariya amafaranga kagombwaga guhabwa uyu musekirite. Uyu muraperi kandi yahamagariye abakunzi be kutabangamira Ellis wari wamureze, cyangwa ngo umuryango we babe bawutera amabuye cyangwa se ngo babe bamutera izindi nzara. Turaza